Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana akomeza kubana namwe nizere ko meze neza cyane. Ewana nari maze iminsi narabuze ariko noneho nagarutse kandi ndakeka neza ko mwari munkumbuye nayo nari mbakumbuye cyane. Uyu munsi nonaha rero mushobora kwibaza ati no Brenda agarukanye iki? Ngarukanye ibyishimo, ngarukanye morale, ngarukanye swaga. Ewana abantu mwese abantu mwese mwari mwarambuze nizere ko mwongeye kumbona cyane. Uyu munsi nonaha rero tubafitiye ikiganiro uburyo ki umuntu ashobora kuba yanyongeramo umugabo wiwe akamunyongeramo neza, kuko twaje gusanga harimo abagore batazi kunyongera abagabo babo, ugasanga igihe cyose ntago ngenzi ngiye ntago nabishobora atunga bundi se ngo bimaze iki, ugasanga igihe cyose arabikora yijujuba, niba ari kwijujuba niba ari ibiki, ugasanga nyine byagize gute, byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ariko burya umugabo uramunyongera mu gihe ayishyizemo. Hari ukuntu umugabo ayishyiramo, yamara kuyishyiramo ukayinyongera ukayifatira nyine mu matako ku buryo uyinyongera, sheri aho hantu ni sawa uzaba watangiye aho hantu ni sawa, sheri aho ngaho nyine kwa kundi uyifatira mu matako, warangiza ukayinyungutiramo maze ukayifatiramo, maze warangiza ukayikaragira mu matako ku buryo buri buryo yihindukizamo, yajya kwihindukiza agasanga wamucakiye, yajya kugarukana agasanga wamucakiye, ku buryo nawe ubwiwe areba akavuga ati mana we umugore nta hantu wamucikira. Niyo mpamvu tubabwira ngo uko byagenda kose kunyonga ku mugabo biramuryohera, kandi burya n'umugore biramuryohera, kuko kwa kundi uba uri kunyonga ukata ugaricisha naho ugaruka hino, niko kwa kundi aba ari kumva nyine mu matako mu ntuze yiwe hari akaryohe kari kuzamukamo. Gusa nyine hari igihe umugabo aba ari muremure cyane, imbora yiwe ari ndende cyane, ukavuga ati mana wese ubu nabigenza nera kugira ngo mbashe kubikora neza. Ariko rero cyagiye yari ndende cyane, hari uburyo umugabo nawe yoherezamo, ugasanga yoherejemo itari ndende cyane nyine tu akoherezamo ngufiya, ntuherezemo ndende. Icyo gihe nyine agerageza uburyo ki bwose bushoboka, sheri nyine akanyonga, azamura amanura, azamura atambika, agira ate gutya gutya, ugasanga ibintu byagize gute, byabaye wane rega mayi ibintu biba biri fureshi. Rega nare babwiye mwa bantu mwe nta kintu na kimwe kibaho mu buzima kiryoha nka biriya bintu nta kintu nakubwira ni ukuri cyaryoha kubirusha cyangwa se cyaryoha nkabyo. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, iyo wabikoze neza ukabikorana n'ugukunda ndetse mwese mwiyumvanamo biba byiza kurushaho kuruta uko